Shuti bavandimwe abankurikira kuri YouTube channel yanjye nizera ko mwibuka gukanda subscribe abansura mwese mujye mubyibuka dukomezanye tubane neza muri ibi bihe cyo kwirinda coronavirus dukaraba intoki ndetse tunaguma mu rugo ufite icyo ukora rero cyatuma uguma muhira hakakuryohera wagikora je icyo ndi gukora nukwisomera ibitabo none nkanabisomera abankurikira kuri YouTube channel yanjye duherukana Joriji mu gice cya mbere amaze kwica inkoko yabundikiye amagi yarariraga yarayijijije ko yari ikokoje nuko ayitera umujugujugu w'umuhoro nyina je umva ikiganiro bagiranye nyina yaje aramubaza ati Joriji ndi hano mbundikiye amagi kuko nishe ya nkoko wishe ya nkoko wayihoye iki kuko yashakaga kundega kuko nangije ifu wangije ifu ute kuki ngira ngo nyisuke mu kiziba cya divayi nari maze kumena wakamije divayi mu idebe mbega ishyano ry'imbwa mbega igihu cya nyantango mana y'ijuru noneho tugiye kuzamera turahombeje pe dusigaye iheru dusigaranye amaso yacu gusa yo kurira icyacu dupfuye rubi rumwe rw'imbwa zimwe zitungwa no kugondoza rubanda no kuyoboza amacuti nuko nyamugora asohoka arira ahetse amaboko ajya kwirukanka ku gasozi Joriji Baneti amwoma mu nyuma bwari bumaze guhumana pe umuntu yajyaga kurora undi akabanza gushishoza aho niyo duheruka ku gice cya mbere reka dutangire icya kabiri nyamugora abonye ko umuhungu wamukurikiye aramukomera ati uragwa hehe Joriji we pfa gusiga ushitse urugi rw'umuryango wacyo ntaziwe nuko Baneti arakimirana agira rwa rugi rushikuza ku muryango aruterera ku mutwe no mu nyuma za nyina ashubije amaso inyuma abona Baneti n'urugi ku mutwe arasubira ati mbega Bikira Mariya we iri shyano ndarikikana wakizeze we ninde ukubwiye gushikuzaho urugi none se si wombwiye ko ndushika sinari nkubwiye ko urushika gusa kugira ngo nibura dusige rwegetse ku muryango nuko rero numvise nabi none se ngirene shu ni ishyano rimwe ribi ritagira gihanura nuko Joriji na nyina barakurikirana baragenda hashize nk'igice cy'isaha bumva amajwi y'abantu imbere yabo nyamugore niko kubwira umuhungu we ati twatanzwe reka twurire iki giti umva abantu ijoro muri ako kanya igiti bagishinga mu bushorishori ikiri Joriji ikiri nyina n'ikiri urugi abantu ijoro nyina wa Joriji yari yumvise bari ibisambo baraza no munsi y'igiti babyagiraho muri ako kanya bacana umuriro batereka inkono ku mashyiga y'amabuye barayakikiza batangira kubara ibifaranga bari bamaze kwiba hashize umwanya uringaniye Joriji abwira nyina ati mawe ndakubwe ndumva nshaka ku kandi sinshobora kwihangana ikomeze wakirogewe batatwica sinabishobora kandi sinagerageje kwihangana kera gake uruhago rurenda guturika hoshi birabuko byakabaye Joriji agize ngo ararekura inkari ayitungereza yose mu nkono ibisambo biti egoko ngaho rero imvura yagwa irahise n'umwanya ntacyo bitwaye ikintu cyose kimanutse mu ijuru kikagwa mu nkono kibari cyiza ahari n'intonyanga zo muri iki giti ibyo ntibiraka byitaho cyane byikomereza kubarura amafaranga ni nacyo cyari kibibabaje kugira ngo hatagira ikizimba ikindi mu migabane Joriji amaze akanya yongera kongorera nyina ati ntabyo urugi rurandemereye ibinya bimaze kuza mu mitsi ndumva rwenda kunshika rukomeze wakivumewe batatugirira nabi urugi rumanuka hejuru no hasi hagati y'ibisambo ngo pi noneho umutima ubihubukamo bikwirwa imishwaro byiruka amasigamana kibuno mamaguru bigenda ubutare uri inyuma bimwe biti turakurikiwe ibindi biti ijuru rigiye kutugwira Joriji na nyina bamanuka ubwo bayoragura ibifaranga byinshi ndetse bimwe birahasigara bananiwe kubitwara byari byinshi cyane kuko umuhungu na nyina bujuje mu mifuka no mu myenda yabo hose ibindi babitonda ku rugi bafatanya kurwikorera umwe imbere undi inyuma bagasubira imuhira bishimye isura isambira byinshi igasoza bike ikimuga kiruta igituro ubyaye ishyano araryonza kugenda cyane bitera kubona aha reka twumve isobanuro ry'amagambo n'interuro intonyanga ibintu bisa n'amazi bituruka mu giti hejuru bitewe n'udusimba tuba turimo hatagira ikizimba ikindi hatagira ikirusha ikindi umugabane munini reka twumve neza ibyo tumaze gusoma nyina wa Joriji yumvise abajura hafi ye yabwiye icyo umuhungu vuga uko byagenze bageze mu giti
Joriji arekuye urugi byagenze bite? Amafuti ya Joriji Baneti yaterwaga n'iki? Murakoze cyane kunkurikira, iyi nkuru ikarinda irangira. Ndatekereza nzahita mbakurikirizaho indi nkuru. Iki cyari igice cya kabiri turangije. Nkomeza kubabwira nimukomeze mukore subscribe hano kuri channel yanjye. Mugwize umugisha. Yari Iradukunda Ntwari Herve.